Ariko se mada kumbona utarimo gushwanyaguza bimeze bite? Courage ni nkeya. Naburaye wa mugabo. Ahubwo n'inzara iranyije. Ariko se mada ubwo ngubwo ibyo bintu muvuga nibi. Hari igihe ntaha abagore no muri iminsi namwe ntago mwemezwa no kubihe ntago uma kukiro. Jewe rero madame niba wumva urumva kukiro uragira ngo ngende bikura. Jewe ndakubwiye njyewe ntago mpahira gusa. Ubizariranyije. Uri kumbwira ngo ni impinga. Ndahinga urabona mfite imbaraga zo guhinga. Wa mugore sinjya mbona warura igisorero cyuzuye biryo. Ubiyinda yawe ubusha kora. Urabona ngende guhinga. Kora koresha courage. Niba wumva guhinga bikunaniye uzambwire nkuhe kandi kadukora. Ndarangiza ikivi nkagaruka nkakuzamura wowe ukiraho ba nzigisha geze hemaza cyangwa niba bikurambiye niba bikurambiye urabizi neza yuko iyo nariye ndakora ngiye ngomba gukorana ariko ngewe nkora wangabuye urabizi neza erega ndiro mu minsi mibi urabona utaranteye inda ubu sinina ntanubwo meze neza yewe bigira nanambye kutwa n'umugabo w'umukene we umukene urabizi neza ko urumukene reba imbaraga ugera hara kukabarwa kuta icyo ufubonye ukarya ngewe Mathias nkora mbivuga wa mugore we niba unaniye ugende ufate baga yawe ugende ndagenda sizire akaranganjije wazanyemo imyenda ugende uzefata ugende reka ngende byaba nzakora reka nta mugabo oya nzaza n'undi wa mugore we nzaza abagore ntabwo ikitabuze mu rutoke n'amakoma asoni abagore bo muri iyi minsi kuko tuzabagenze gute koko uyu nawe arananiye nka wa wundi nawe wananiye koko mana ubu umugore koko karagiye ariko kako kaje gaturutse jewe ndashaka amafaranga yanjye kaje gaturutse urashoje ntasoje anuda nese ntago hamaye ngo mahinge ariko utaza kunkura ugushoro utaza kunkura njye Mathias ntago nshaka reka nkubwire kugira unabyeme naga amafaranga yanjye mva utayampaye ejo bundi warambeshye ugaruke ni mugoroba ejo urambeshya ugaruke ejo ibyo bintu byejo ndabirambiwe ariko kaje ngo kiseze ngo amavuye kaje kwishura Mathias reka nkubwire Mathias amafaranga yagira nakangwa njyewe Mathias ibijya birambiwe oya Mathias ejo bundi ntabwo wajyanye ntabwo naguhaye ibijumba byo kuko ntabwo nabiguhaye ntabwo naguciriye uriya mutumba ntabwo wavuye gitoke ntabwo ari wanagihaye hanyuma nje ntabwo maze igihe nkora ibyumweru bibiri ndimo ndakora hegitari ndazimaze ndarimya amasine ndatabiye kizemo imigozi y'ibijumba ushatse kumbwa ko nakoze ubusa aba bapagasi nabo Mathias ntabwo bivamo Mathias ntabwo biri buvemo Mathias ntabwo abuze Mathias ugize kuyambura unyenya amafaranga yewe Mathias ndekura Mathias ndagutwara ntabwo Mathias ndekura Mathias amafaranga yanjye uri kumubita kwa injo Mathias ntabwo bivamo ibintu byabijumba na byabitoki Mathias ntabwo bivamo hano ko kimeze nk'igitunesha Nikomeze wakiraza kubimara nibyaje byanzengereje girirwa bibica ibitoki uretse Mathias biriya bitoki biri muri ruriya rutoki rwawe ndaje byose ndabitemagura ndabimara amafaranga yanjye ntabwo byavamo sha umwana w'umusiri kaza mwereke bada wahishije wasanga nawe umbereye nka Mathias zarabanze imbere iki gikoma umwana kwe kwisabira kwa runa harahitwa kwa kura muturanyi bimukiye haravuga n'icyo uje usaba ngo baguhe wasize plano ugire cyangwa bari guteka ivoka bari go umwana nana wazana nkoreze ugashi gisaza ubusa gasaza ubwo se nanga ibineretse se ngiyewe neza urareba icyo akarebayo ako se bundi reka banze nkubaze gute wirirwa mu rugo umuntu akava mu kazi kisibo
wasize si kinyine nawe byibaza akazi si oya reka mbanze nkubaze ni gute ngiye nsiga uri wicaye cyashyushye ese ubundi ko mbona umeze utyo ma ko mbona umeze gutyo urambaza iki meze reba we kareba ibaye ako kiriya gisaza mada reka nkubwire nawe ikintu ugomba kumenya undindiro kajagari ahubwo gira umereze igikoma mereza nyikomeraho bibone nakikomeraho igihe washatse abagore n'abandi bacumbikiye abagore gashaka uburiro ase ubundi ubu narashatse cyane niganya abashatse umaze kunkobanga mubyaje mbyara ntamenye uko zingana nka n'isaha ukinga biravuna bampaye kira ntabwo nakubakiye inzu wazaza ukayituramo wenyine ukasukara ko ntabwo nimara kubyara uno mwana nzagenda bugusigere bose usigare utuye mayi iwacu nararyamaga nkarya nkanywa nta kandi inzara igiye kumungira hano ese madamu ubu nibyo gutabijemo njye nzataha iwacu kandi wa mugabo ndaza kuzakubita umutwe wazagare muri gereza ndabona nzafungwa hejuru yawe shiwe ariko si ubundi reka mbanze nkubaze ni ubundi reka mbanze nkubaze waranshatse cyane naragushatse gashaka uburiro ushaka ubwo rero nawe ngo umugabo baragushatse ariko nkubwire njyewe urusaku nanze urusaku utahana ahangaha amagambo yarakurenze maze gusakuza uribuka bwa mbere ukigera muri uru rugo umbwira ati sheringi ijwi ryawe niryo ryiza numvishe kuri iyi si none nagiye gusakuza sharishirana n'agahararo bimenye wari umaraye wari umaraye ngira ngo uri umuntu kumvira uri nyiza igenda wari mana madamu njyewe Matiyasi uriya mugabo wawe uzi ibintu yarankoreye mu murima yakoze ibiki kageze hano ambaza ibiryo nta n'imiteja yashize mbaza inyama zambaza ibiryo ngo natetse n'aka gakoma ubona abana banjye bafite bagasabye kuri uwo muturanyi muke yari avuga abaha agakoma ngo baze bamwe nako yashakaga kukanywa yarananiye ngo ngo ni umugabo nashatse yansanze mu kazi yewe nari ndi mu guhinga yaranyiciyemo icyo kibazo afite yavuye kurwana n'ubwo yari avuye mu kazi njyewe nari nzi ko yagiye mu kazi aza yatanye utugo tw'abana isafuriya usanze iri kuzikara ujye kuri hasi nashatse umuhungu wo kwa Kavariyo aba ari umukorera ibitoki by'ubukire ngo nabirya wabaza uriya muhungu wa Kavariyo ngishaka uyu n'umwana tubona ko nwitenda ni ukunterinda gusa nta kindi kumpahira byo ntibibamo ibyo bitoki mperuka kubirya ndi umugeni mada rero ndabona uriya mugabo wawe ari inyamaswa ni inyamaswa ariko uyu munsi turabona ariko kubera utwite nzi ababyeyi batwite ukuntu biba bimeze uze kuza nkwihera agafu ko kunywa utunge bano bana ndagwaniye n'igitoki ndagwaniye ikindi gitoki ntirengagije ibyo wankoreye ariko uriya mugabo turabonana uriya mugabo wawe tujyane se oya wowe reka mbanze mbonane n'uriya mugabo wowe uze mu kanya nta kibazo n'agasafuriya arakajyanye wareka ubwo tukajyana ukanyemera ku gatoki nkaza nkatekera abana dore kano gakoma nakamaramo arabambaza neza reba ukuntu abana wabo ubaryamishije noneho uze kuza ariko reka mbanze nkurikire uriya mugabo ndebana arengeye ariko ntugire ikibazo ibyo kurya birahari ndebe uguye imana igumugisha nawe ubundi uriya mugabo yarananiye nta muntu mfite mwana wavanye uza kuza ariko reka mpagane n'uyu mugabo kuko ndabona yanteye umujinya cyane Imana isi ubwenge koko Imana nta gitoki ntaheruka kurya Mana ndakirya nuko numvaga nashaka Mana yanjye reka nigendere kuko umugabo ufite niba ari umugabo niba ari iki umugabo ntahaha ntagiye kunyicisha inzara kandi ngo umugore nditwa ngo ndatwite ubu nuko abandi bagabo bafata abandi abagore babo ko umugabo aramubwira ngo inzara iranyishe ntatabyumvisha ahubwo agatongana reka nigendere ku buryo atazongera no kumbona ukundi reka nigendere ariko madamu ibi ngibi ni biki njyewe subira mu rugo
winsunika urajyayo ko mbona warwambaritse de yewe winsunika ko mbona warwambaritse ntabwo jewe nzatungwa n'umugabo unyicisha inzara akenda kumvuta akampanira nk'amazi ariko se ngewe Matiyasi urumva ngewe Matiyasi kuki ngewe Matiyasi ngira ibintu mpura nabyo muri uru rugo ubundi bahambye umusazi ubundi bahambye reka manze nkubaza umugabo igitoki cyari kiri hariya umwanire sinagiye kukireba kakiri ibindi bitoki byose nasanze byara wa mugabo sungaburi tumahe buri kimwe cyose wasanze ntagihari kimenye ubu se biri hehe sinagiye gutoki usanga igitoki waraciye ubu si byatete n'ibintu yarankoreye uzi ko yarangiciye mu murima wowe wa mugore nakubwiye wagiye wikubise unsiga mu murima none byatete yarangiciye none urimo urambwira ngo n'ibitoki ngo babitemye ese ubu direka manze ubwo si byatete ko barinda bakwicira mu murima wa mugabo ntungaburi ntumahira n'ibyumpa ubimpa nayibya kuya narize nahangayitse ubu direka manze uwo byatete uyumuha amafaranga ye ko inkuru yangezeho ikambira ko bamwambuye iyo ubimuha aba yaje guteza akavuyo no kugukabwira wa mugabo inzara iragenda kugira ubu ngubu uragenda aho ugeze ugakubita wabona mu nda hajemo akantu k'agahenge ibaza umuntu Matiya wakoze igitoki nagitemye nagiye kwitira abana mba natetse ubu nariye nahaze mbese inzara iwacu yashize byatetse uko yagiye umva turimo turagenda ngo inzara ikitwishe warakoze niko wa mugabo wababwira ngo byatetse niwo ubiciye kuko wamwambuye uyu mugore si kwita mba n'uwikoreye indada wagira ngo yaramurenze uwayimuteye niwe wayimuteye amagambo y'abaguzi niwe wayimuteye umva amagambo mugabo umaze kumbwira ngo barabyibye nabwirwa n'iki ko babyibye byarengana atawe yabimara wa mugore wa mugore uri kwa mugabo mbabarira umbwire asa naho baragwara ngaho ariko se urabinkoreye umuriro urawakira njyene nagukoreye inzika y'iby'ubuvandimwe none batangiye kungerekaho niyita ntubarira we urarushenge koko madamu we